Yesu ashimwe cyane. Nanone turagarutse mu mwanya wo kwiga no kuganira ku magambo y'Imana. Imana yashimye yuko uyu mugoroba w'umugoroba kugira ngo twumve kandi twumvire ubushake bw'Umwami Imana kuri twe. Ni amahirwe adasanzwe rero kumva ijambo ry'Imana, kuko Dawidi najya avuga ngo abapfuye ntibajya guhimbaza. Iyo unagihumeka rero afite amahirwe menshi kandi ni yose yo kugira ngo abeho anezeza umuremyi we, kandi etat cyangwa state arimo ibe yahinduka. Ni amahirwe rero akomeye cyane. Uyu mugoroba rero Imana inshyize ku mutima kuganira namwe ijambo rifite theme ivuga ngo vision in a pit. Abadukurikira kuri social media zindi duhuriraho babibonye yuko ari cyo kintu twaranze tuzigisha muri iki cyumweru, tuvuga ngo vision in a pit cyangwa bavuga ngo iyerekwa riri mu cyobo. What do you mean by vision? Reka dusenge ubundi tuze tuganire ku magambo y'Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, turongeye turagushimiye. Mana turaguhimbaje, uri umwami, uri umukiza, uri hejuru bose na byose, no ukwiriye icyubahiro. Ibyaremwe byose uko bingana byiteze imanda yawe, kandi ibiri mu ijuru byose, abamarayika, ibizima n'abakuru, baravuga ngo urera, bavuga ngo Uwiteka urera, Uwiteka urera. Niwe uri hejuru bose na byose, kandi mwami ukwiriye kuramya no guhimbazwa n'ibyaremwe byose n'ibihumeka byose. None ano masaha rero ndi hano hantu kwino radiyo, ngiye gutambutsa ijambo ryawe. Reka ubane nanjye mwami, kandi umwuka wera nyuzure, maze abantu bumve icyo wagambiriye ko bamenya icyo wagambiriye ko bamenya, kandi bumve icyo ushaka ko bumva, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi ugiye gutangira no gusohonya natwe, duhagarika imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu. Imbaraga zose zirwanya ijambo ryawe Mana, zose turazitesha agaciro. Reka wamamare kandi ube muri nge, maze abawe bumve icyo wagambiriye ko bumva, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Haleluya. Nanone ni umugisha ukomeye cyane wo kuba turi hano, kuko hari igihe twabigambirira tukabitegura ariko ntibishoboke, ariko Imana ibemereye yuko ica akanzu. Muri ibyo iravuze ngo wongeye guca akanzu ngo tugushime tuguhimbaze, ngo dutera nk'ibiti ku migezi ngo twere imbuto nyinshi. Haleluya. Natwe rero turashima Yesu wacu ko yaciye akanzu kugira ngo tuze tuganire. Uyu mwanya nk'uko nababwiye tugiye kuganira kuri filime ivuga ngo vision in a pit, cyangwa bivuze ngo iyerekwa riri mu cyobo. Mu by'ukuri abantu benshi ku isi bafite umuhamagaro, bafite ikintu Imana bahamagariye gukora. Hari Imana ntabwo ihamagara ngo abashomeri, kandi n'umuntu wese afite Imana imufiteho plan, kandi iyo plan ni nziza, ni ngari, kandi irakomeye. Ikintu umuntu Imana yiremeye azuzuza mu gihe azaba ari hano ku isi. Ariko nibyo tuza kuganira, uburyo izo yerekwa, izo vision, ibyo bintu Imana ishyira mu muntu bigwa mu cyobo, bimera nk'ibintu bipfukiranywe kandi bigasinzirizwa, bikamenwa mu cyobo, bigahambwa, amavision akaba buried. Mu by'ukuri Imana ifite umugambi mwiza kuri buri muntu wese muri twe, umuntu wese uba aremwe n'Imana. Hari ikintu theology itari ukuri bita predestination theology, ivuga yuko ngo Imana imenya mu itangiriro, ihagarara mu itangira, ikamenya no mu iherezo, bigatuma rero umuntu wese buri uko yameze kose ntacyo yahindura ku byo Imana yamuteguriye. Bivuze ngo nimba uri uwo gupfa, nyine uri uwo gupfa, nimba uri no, bivuze ngo hari plan Imana ifite ku muntu, hari ikintu Imana yagushyizemo, hari ikintu Imana yaguteguriye ugomba kuza kandi ugomba gukora. Ariko turaza kureba uburyo ibyo bintu Satani abifata akabishyira mu cyobo, akaba ari ibintu biri mu cyobo bipfukiranye ahantu, kandi mu by'ukuri bibaye raise cyangwa bitwikuruwe gato, ari ibintu byaba influential cyane, ari ibintu byakora impinduka zidasanzwe mu bwami bw'Imana, mu gihugu, muri sosiyete, kubera impano wowe Imana yakwishyiriyemo. Ariko Satani ni umujura, arayiba iyo mpano zose, zikaza zigapfukiranwa, zigatwikirwa. Reka twisomere ijambo ry'Imana dusanga
mu gitabo cy'Itangiriro tugiye gusoma ku nkuru z'uwitwa Yozefu. Tugiye gusoma igitabo cy'uwitwa Yozefu. None ni igitabo cy'Itangiriro, tugiye kwiga ku nkuru ubwo za Yozefu. Turasoma ibice 37. Turasoma ibice 37 ku murongo wa 12. Havuga ngo bene se ba Yozefu bamugurisha. Kadusome twumva uko Uwiteka avugana natwe. Bene se bajya kuragira umukumbi wa bene wa Shekemu. Isiraheli abwira Yozefu ati bene so nibaragiye umukumbi Shekemu, ngwino ngutume kuri bo ubabwire basubize. Aramusubiza ati numa. Aramubwira ati genda umenye yuko bene so ari amahoro n'umukumbi yuko ari amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma ava mu gikombe cy'Eburoni agera i Shekemu. Umugabo abona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiye. Uwo mugabo aramusubiza ati baragiye kuko numvise bavuga bati tujye i Dotani. Yozefu akurikira bene se abasanga i Dotani, bamwitegera akiri kure. Ahantu mwumve neza bene data, bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravuga bati dore Karosi araje. Nuko nimuze tumwice, tumujyane mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuvuga tuti inyamaswa y'inkazi zaramuriye, tuzamenye inzozi ze uko zizasohora. Rubeni arababwira ati twe kumuhwanya, kandi ati mwe kuvusha amaraso mumujugunye muri ruriya rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Kwari kugira ngo amubakize amusubize se. Yozefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo rwarimo ubusa n'amazi yari arurimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavaga i Gileyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umutomora n'ishangi, babijyana muri Egiputa. Yuda arababwira ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure na bariya Bishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari umwana wa data, tukaba akabakara kamwe na bene se baramwumvira. Haleluya. Tumaze gusoma ayo magambo, ni inkuru ndende y'uwitwa Yozefu. Yozefu avukanye n'abandi bana 11, ari umwana wa 12, ariko yari afite impano yo kurota, kandi Imana yajyaga imwereka ibintu biri imbere, kandi akabasha kugira ubwenge bwo kumenya no gusobanukirwa ibintu byendaga kuba uko byabaga bimeze. Abarotorera inzozi ze, arababwira ati narose ibingibi. Bwa mbere arababwira ati nagiye kubona mbona inyenyeri, nagiye kubona tugiye gutashya mbona imiba 11 ihagaze iguye imbere y'uwanjye uhagaze. Arongera arababwira ati nagiye kubona mbona inyenyeri 11 n'izuba n'ukwezi byikubise hasi imbere yanjye. Yozefu ntiyari azi n'ikintu arimo aravuga,
ntiyarazi n'ikinema aravuga yuko abantu arimo arabibwira babasha gusobanukirwa ibyo arimo aravuga, ariko we yavugaga ibyo yabaga yarose, noneho bo bagahita babasha gusobanukirwa ibyo arimo aravuga mu buryo bwagutse. We yarabwira ati njye niroteye ibi niroteye ibi, bo bagahita bamenya ngo ni koko ashaka ko kuzadutegeka. Ubwa mbere abirota yabwiye abavandimwe be ati njye niroteye ibi by'inkwi, ntiyarazi n'ikintu bisobanuye. Ajya kubwira se yuko yarose ibyo by'izuba n'ukwezi byaguye imbere ndetse n'inyenyeri 11. Se ahita agira ubwoba aramubaza ngo mbese ibyo bintu abibwiye bande, kuko se yari amaze gusobanukirwa neza neza icyo izo nzozi zisobanuye, yuko ari ubutware Yosefu yari agiye kuzagira bwo gutegeka se na bene se na nyina bose akazabatwara nk'uko yari yabirose uwo mwanya. Ariko we ntiyari azi ibyo ari byo. Ibyo rero byaje gutuma arwanywa cyane agezwa n'aho bamufata bamujugunya mu rwobo, ari rwo rwobo tugiye kuganiraho. Urwo rwobo rero bamufashe bamushyiramo, ni rwo rwobo abantu benshi ubu ngubu barimo, ni rwo rwobo abantu benshi barimo, ni rwo rwobo impano nyinshi zirimo zirapfiramo, zirimo zirasinziriramo, kandi ari impano zifite umusaruro udasanzwe, zifite umusaruro ukomeye kandi zifite impact ku muryango nyarwanda, ariko atari n'umuryango nyarwanda gusa ndetse n'itorero, ku bantu benshi cyane izo mpano zigenda zisinzira. Yosefu yajugunywe mu rwobo, urwo rwobo yajyanyemo ubutware Imana yari yaramusezeranyije. Yajugunywe mu rwobo ariko ntago azamutsemo yasizemo ubutware Imana yari yaramusezeranyije. Hari urwobo nawe iyerekwa ryawe ririmo, hari vision Imana yaguhaye, hari plan Imana yaguteguriye, hari umugambi mugari cyane Imana ifite ku buzima bwawe. Hari kuba uri na hano uri kutwumvira muri kaminuza y'u Rwanda n'abadukurikiye kuri YouTube, hari icyo Imana yagushyizemo kugira ngo uzige kandi ube umuntu ukomeye, kandi ufite ikintu umarira isi, kandi ufite umusaruro utanga. Ariko Satani arakwibira impano zawe zigahezwa mu cyobo. Reka tuganire zimwe mu nzobo ziri gufata abantu benshi. Turata kuganira urwobo rwa mbere rwitwa ibyaha. Ibyaha ni icyobo gikomeye kiri kumira impano nyinshi z'abantu, kandi Imana ibategura ibintu byiza bigari kandi birebire bikomeye, ariko icyo cyobo cyitwa ibyaha no gusayisha no kwigaragura mu bizira birimo biranegekaza, birimo birica impano z'abantu benshi, birimo birasinziriza umuhamagaro Imana yabateguriye. Hari umukobwa rwose mwiza cyane ufite impano yo kuba yaririmba neza, yaririmba yaramya yahimbaza Imana, ndetse n'abasore n'abaki, ariko izo mpano ze ntiziririmbe mu rusengero, zikajya kubyina mu kapuriko, zikajya kubyina hano hirya mu kapuriko aho baba bataramye babyina ijoro ryose bukamukeraho, ari kuririmbira, arimo arabyinira, kandi yakagiye muri drama zo mu rusengero akabyina agaha Imana icyubahiro, ariko umubiri we n'ingingo ze rwose arazicugusiriza, arazibyinira kwinezeza, ndetse n'amarari y'amamosiyo amujyana mu byaha. Ibyo byaha rero birimo birica iyerekwa ry'abantu, vision Imana na plan Imana ifite kw'abo bantu. Umuntu wakaririmbye akajya kuririmba ibishegu, bari abahanzi mubona baririmba bakomeye cyane, baza muri campus igatigita, cyangwa bajya ahantu n'umwana wese akahita yumva ngo kanaka yaje akaza yirukanka. Buriya ntabwo ziriya mpano ari Imana yabahereye. Imana yabahaye impano zo kugira ngo bayiririmbire, bayiramye, bayihimbaze, bayishyire hejuru, bayivuge, ariko Satani afata exchange, arabaguranira. Impano zagakoreshejwe mu kuramya no guhimbaza Imana, impano zagakoreshejwe mu guha Imana icyubahiro,
ziri kuririmba ibishegu, ziri kuririmba indirimbo zishishikariza abantu ubusambanyi, ziri kuririmba indirimbo zishishikariza abantu uburara, itabi, ibiyobyabwenge, ku buryo usanga bafite audience ngari cyane, ku buryo iyo audience bafite iyo bari audience yo kuba bari kuvuga amagambo y'Imana ndetse no kuririmba ubutumwa buhimbaza Imana, hari benshi bakizwa kuko abantu bari talented, bari gifted, bafite impano. Kuko uzarebe abahanzi bakomeye bahangira isi, afite uburyo akora beat ku buryo niba utazi indirimbo uri n'umugosipaliste ukunda indirimbo z'Imana, ku buryo wakubita beat ukumva beat irakoze rwose, beat irakoze. Akaba afite uburyo akora melody ku buryo uvuga ati uyu muntu ni umuhanga mu gukora ijwi rwose rye neza. Ibyo rero kuba biri gukoreshwa bikurura abantu, biri gukoreshwa bitahimbaza Imana, ni Imana si cyo yabahereye ngo bakoreshe ibyo arimo barakoresha, ahubwo habayeho kwibwa impano zabo zakoreshejwe mu guha icyubahiro, Satani araziba ajya kuzikoresha mu bye. Hari abantu bafite public speaking, bazi kuvuga rwose ku buryo barimo baravuga abantu bose batega amatwi kandi bakumva. Uzarebe abantu bazi kuvuga urubuga rw'imikino, cyangwa hari abantu bazi kudibetinga ku buryo debate bakoze aribo barangiza batsinze, hakaba hateranya abantu benshi bari kuburana, ariko ugasanga bose basoje ariwe bari kumva kandi batangiye bahangana, ariko afite imbaraga zo kubaganza. Uwo muntu rero Imana yamushyizemo impano yo gukomveka abantu, kugira ngo ubwo afite impano yo kuvuga neza ajye kuhagarara avuge Imana, noneho ba bantu bose bamukurikira bumve ubutumwa bw'Imana buva mu kanwa ke. Ariko rero si uko bigenda, Satani nicyo akora. Ijambo ry'Imana ngo nta kindi cyazanye Satani usibye kwica, kwiba ndetse no kurimbura. Yego, ntabwo Satani yaje ngo azanywe n'ikindi kintu, ngo azanywe no kuvuga ngo arwanye business yawe, ngo arwanye ubucuruzi bwawe, ngo arwanye iki. Yazanywe no kwica, no kwiba, no kurimbura. Yazanywe no kwica, kwiba ndetse no kurimbura, kuko azi neza yuko impano zose zikoreshejwe mu buryo buri appropriate, mu buryo bukwiriye, byamusenyera rwose, byamusenyera kandi byamwangiriza. Niyo mpamvu uko bwije n'uko bukeye agenda areba, apikinga udupoints cyangwa talent cyangwa impano, ubushobozi Imana ashyize mu bantu, abona yuko bufite ikintu bwamwangiriza. Satani rero ntabwo yiba imifuka, ntabwo Satani akuriganya amafaranga nubwo ashaka gutera inyatsi, ntabwo Satani akuriganya ikindi ntabwo akuriganya ikindi usibye impano nziza, impano Imana yaguhaye kugira ngo uyikorere. Uyu Yosefu wari ufite vision Imana yamuhaye kandi yo kuzakiza bene se no kuzaba umutware, ariko aza kurwanywa, baza no kumwanga mu buryo bukomeye, ku buryo impano Imana yamugerageje, Imana yamwihereye, yamwigeragereje yo ubwayo. Kuko isezerano ry'Imana iyo ari isezerano riri authentic by'ukuri, kandi n'impano Imana yagushyizemo izaba influential, izahindura byinshi cyane, igomba guca mu muriro ikagenda ikageragezwa. Kuko itageragejwe ibizaba ari nk'isanzwe nk'izindi, ariko kubera agaciro kayo, kubera agaciro k'iyo mpano, precious gift Imana yaguhaye, niyo mpamvu wica mu muriro. Niyo mpamvu Yosefu yagiye ageragerezwa, bene se baramwanga, amujugunya mu rwobo, agera kwa Potifari, afungwa muri gereza igihe kinini, ariko nyuma aza kurangira ageze kuri destination Imana yamuteguriye. Rero nubwo Satani ariba, ariko ntago yaheza icyo Imana yaguteguriye mu gihe wabaye maso. Ariko abantu benshi barapfa umunsi ku munsi bapfanye sheke zo kuzuza umugambi Imana iba yarabateguriye, bitewe n'uko ifactor ya mbere nabwiye ni ibyaha. Icyaha ni ikintu cyica vision y'umuntu neza ikazimira. Umuntu uri mu byaha ntago yita ntabwo yita kuri future ye, kandi ntabwo yita kuri maximizing, kwita gukoresha neza amahirwe aba afite ako kanya, ahubwo ni umuntu ubaho mu buzima
buri sekira, ubuzima buri aho budafite foundation, budafite icyerekezo, budafite aho bujya n'aho bugana, aba ari umuntu uri aho ngo ni ukurya, ni ukunywa, ni ukubyara, ni ukugira ute, life ikaba irarangiye. Pana kwita ku cyo Imana yamushyizemo kizungura we ubwe, kikungura itorero, kikungura n'igihugu, kuko Imana idushyiramo ibintu bitazagirira twebwe akamaro, ahubwo bizagira abantu benshi akamaro. Pawulo yaranditse Abakorinto ibice 5:9 aravuga ngo nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Urumva umuntu uzi gukoresha neza kandi utabasha impano ye igihari, iyo ari mu mubiri agira umwete wo kunezeza Imana. Ntabwo akora ibyaha, yirinda gucumura no kujya kure y'umuremyi we, kugira ngo ibyo byaha bitaza kumwibira talent, bitaza kumwibira vision Imana yaramuteguriye, kuko umuntu wese muri twe afitweho umugambi mwiza n'Imana, afiteho project ngari n'Imana, ahubwo uburyo tuzikoresha nibwo bitandukanye. Reka tujya ku kintu cya kabiri kiba impano z'abantu. Ikindi kintu kiba impano z'abantu, hari ikintu cyitwa kwitinya. Ikintu cyitwa not kwitinya, nabyo kwitinya, kutagira icyizere cyangwa no kwisuzugura. Tubona ijambo ry'Imana aho abantu bose Imana bahamagaraga biyitaga imbwa, biyitaga ko nta kintu bashoboye, kandi koko babwiraga Imana yuko rwose atari abantu bo gukoreshwa nayo, kandi ari abantu bafite nk'ubu Imana ihamagara Gideyoni mu gitabo cy'Abacamanza. Gideyoni Imana yamuhamagaye ngo ajye gukiza Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, ariko ukuntu yashubije Uwiteka, reka tubisome. Ukuntu yasubije Uwiteka, Imana aramubwira ati ngo ni wowe natoranyije kugira ngo ugende ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani. Aramusubiza ati, reka dusome mu gitabo cy'Abacamanza ibice 6:11. Haravuga ngo nuko marayika w'Uwiteka, umutwe w'amagambo avuga ngo Imana itoranya Gideyoni kuba umukiza w'Abisiraheli. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umubiyezeri, umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we, wa munyembaraga ugira ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibyo byose bitubaho, n'imirimo ye yose itangaza iri he? Iyo ba sogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye mu gihugu muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye atugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye? Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisiraheli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Gideyoni aramusubiza ati, niba mpiriwe mu maso yawe, nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Gideyoni arongera aravuga ati, ndakwinginze ntuve hano kugeza aho ngarukira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati, ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
turabona Imana itoranya Gideyoni, yari umuhererezi rwose umuryango wa Benyamini kandi wari uwo kwa Yowasi. Yari umuntu uciriritse cyane Gideyoni, kandi yari umuntu udafite influence mu gihe cye, kuko Imana yabonaga we ubwo yabonaga nta kintu yashobora, ariko Imana yari yamushyizemo ikintu cy'ubutwari, kandi Imana yamugeneye yuko azaba umunyabushobozi budasanzwe, akazaba ari we urokora Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Ariko we yari afite ubwoba, yari afite kwitinya, yari afite kwikanga, yari afite kutumva neza yuko ibyo bintu koko ari we wabikora, kuko yitaga umunyantege nke, yitaga umunyabushobozi bukeya. Ariko dore ukuntu byagenze. Imana avuga ati wowe uri umunyembaraga, kandi uri umunyembaraga nyinshi, izo mbaraga zawe zirahagije. Kandi avuga ngo wowe uri umunyembaraga kandi ugira ubutwari. Haleluya! Uri umunyembaraga ugira ubutwari. Mbese twita umuntu urya ariko ari intwari. Umuntu tumwita intwari iyo akora ibyananiye abandi. Rero Imana iri kukubonamo ubutwari, Imana irimo irakubonamo imbaraga nyinshi, Imana irimo irabona yuko ufite ikintu cyo kuba wakungura ubwami bwayo mu buryo budasanzwe, kandi Imana ikubonamo ko ari ikintu uzagirira umumaro umuryango wawe, mu rugo iwanyu hari ikintu uzahindura iwanyu, kandi no muri iki gihugu uri mu bantu bazakomera kandi bazagira ikintu bahindura muri iki gihugu. Ndetse no mu itorero, muri caci, hari ibintu uzakora bidasanzwe bizazana abantu benshi kuri Kristo. Ariko uri kwitinya, uri mwaka kagozi Gideyoni yari abohewemo ko kuba ari kwita umunyembaraga, akareba background nayo. Bibaho cyane, hari igihe umuntu akareba iwabo ibyo bize akabona nabyo, ibyo batunze akabona ntago bihagije, akareba factors zose zatuma asoza iby'ubutwari Imana imushyizemo, n'ubutware bw'Imana kubwuzuza, n'ubushake bw'Imana kubwuzuza, akabona bidashoboka. Ariko brethren, rero nkubwira yuko ntiwirebe mu mateka y'iwanyu, nirebe mu mateka y'ikindi kintu, ahubwo wowe irebere mu mbaraga z'Imana. Haleluya! Irebere mu mbaraga z'Imana kugira ngo utaza kwibirwa Imana. Muri ibyo bivuga ngo umuja ntazanywa n'ikindi usibye kwica, kwiba no kurimbura. Ariko Yesu we yazanywe no kugira ngo intama ze zibone ubugingo kandi bwinshi. Mwene data, wowe ubwawe uri umunyembaraga kubw'Imana ikurimo. Imana ikurimo imbere irakomeye, kandi Imana ikurimo imbere ni intwari. Ndetse umunsi umwe Zerubabeli yagira ikibazo, Imana amubwira ati no, we wigira ikibazo. Muri Zekariya ibice 3 ati we Imana ikurimo imbere ni intwari kandi izakwishimana iririmba, uzaruhukira mu rukundo rwe, uzaruhukira mu butware bwe. Haleluya! Mwene data, rero nkubwire we kwitinya kandi we kwisuzugura, kuko Imana ikurimo irakomeye cyane, kandi ikintu Imana yagushyizemo ni ikintu cy'ubushobozi bwinshi, kandi kizagira icyo gikora, kizagira icyo cyubaka. Wenda Imana ngo wandemanye umutima ukuramya, uzamo umwuka wawe, umutima wo kukuramya. Haleluya! Mwene data, nkubwire Imana yagushyizemo ikintu kidasanzwe, Imana yagushyizemo impano ikomeye cyane yo kungura ubwami bwayo. Wowe urimo ubutware budasanzwe kandi urimo ubushobozi budasanzwe, ariko Satani arabukwiba umunsi ku munsi. Satani arakukwicira mu busambanyi, ugende ubimbate y'ubusambanyi. Ngo Bruce yatinze, ati ubwo yatinze hari umuntu uza kuma 15 ijoro rimwe ntago ari rirerire, nta kibazo, nta cyumba, ukagenda wicisha vision yawe ukayicisha ibyaha. Wa mukobwa we, ubwiza Imana yaguhaye kugira ngo uzagire urugo rwiza, uzarera abana, kandi uzubake itorero, kandi ubwawe hari n'abantu baza mu rusengero urite n'abantu beza barimo. Ubwawe kuba uri no mu rusengero hari abantu benshi baza, ariko Satani uko abona influence wagira bitewe na physical appearance kandi n'amagambo y'ubwenge Imana yagushyizemo ndetse n'ubuhanga Imana yaguhaye, Satani umunsi ku munsi akabyibira kubijyana mu tubari nijoro, mu makapuri ukarara ubyina ijoro ryose, rigaca muri Baden, mu mujyi, mu bisimenti byose ukarara mu mashambure y'abasore, ukarara mu busambanyi. Impano yawe uri kuyica, impano yawe uri kuyica. Nawe musore, Imana yakugeneye kuba umupapa mwiza ufite urugo rwiza, kandi uzubaka igihugu, kandi uzubaka itorero. Ntabwo umuntu mu biyobyabwenge yakubaka itorero, ntabwo yagira urugo rwiza, ntibishoboka rwose. Nawe nabimenye n'umukobwa uzajya no kurambagiza, ntabwo umusore wishwe n'ibiyobyabwenge yakunda umugore umwe, yagira urugo rumwe,
ntabwo yakita ku bana be, ahubwo umunsi ku munsi aba distractive, ahora yangirika buri mwanya, agenda yangirika buri mwanya. Imana yagushyizemo kwiga amategeko, uri umuntu warenganura abantu benshi, ariko si abarenganura uri gupfira mu biyobyabwenge umunsi ku munsi, uri gupfira mu urumogi, inzoga zarakunaniye, ndetse no mu cyumba cy'abasimburana abakobwa. Ayo mayerekwa Imana yagushyizemo na vision Imana yaguhaye yo kugira ngo uze umunyamategeko mwiza urenganura abantu, Satani arimo arabyica. Hari impano nyinshi cyane ziri mu bantu, ariko ziri gupfa umunsi ku munsi, ziri kwicwa n'ibyaha abantu barimo baragenda bivurugutamo. Uko abantu bivuruguta mu byaha, niko amayerekwa Imana yabashyizemo agenda apfa. Ibanga ryo kugira ngo ukipinge vision kandi ukipinge umuhamagaro Imana yaguhaye, ni ukurinda kwera kwawe. Haleluya! Ni ukurinda kwera kwawe, kandi ni ukurinda fellowship n'Imana. Uko ukomeza ugendera n'Imana, niko uba ugenda ugana ku gusohora kw'ibyo Imana yaguteguriye. Ariko iyo uri kujya kure y'Imana, y'ubushake bw'Imana, ufite inzozi nziza, ariko zizapfa, zizahenebera, zizanazimira. Abandi noneho nabo ni n'abakozi Imana no mu nzu y'Imana, ariko ni umuntu uvuga ati utinya ibintu bishya, akuva atagerageza new thing, ntabwo yagerageza kwandika indirimbo. Imana yamushyizemo impano y'ubuhanzi n'ibiki byose, ariko aba ati ngo nayandika se, najya studio, nagira ute ubukene wapi, agahora atinya. Ariko mwene data, gutinya nta kintu byungura. Muri byo ngo mbeshwaho no kwizera Yesu, niringa imbabazi ze. Kwiringira Yesu ubwabyo ni ibintu byo kugukomeza, bigatuma bya bindi byose byatinywaga, bitakorwaga, wowe ubikora, kuko nicyo Imana yaguteguriye. Umugambi w'Imana kuri wowe ni mugari cyane, kandi uruta uko umuntu yabutekereza no uko awutekereza. Ahubwo icyo usabwa ni ukumaximiza amahirwe Imana iguhaye. Hari akantu gato numvishe, nanjye usanga ariko bene data, actually abantu Imana bategurira ibintu, bategurira percentage yabyo nk'100% ngo abikore. Umuntu apfa akoze byibura 5%, uwo ni uwa maximire cyane, kuko abantu benshi batinya gukora no kugaragaza ibintu bishya, kandi mu by'ukuri niwo mugambi w'Imana kuri bo. Imana ihora igufiteho umugambi mwiza, kandi wo kugira ngo ukore ubushake bwayo mu buryo budasanzwe. Ariko umunsi ku munsi Satani arakwihebesha, akakubwira ati wowe wakora iki, hari wanyu wize ngo agira ibi, kandi uri kwiga, bakubwira ko nta kintu uzageraho. Reka twisomere ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa. Turasoma Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 12, kuko uyu witwa Yosuwa Imana yamuhamagaye ari umunyantege nke, abona nta kintu ashoboye, ariko Imana iramubwira ati humura ndi kumwe nawe. Haleluya, haleluya. Nawe mwumvire mwene data, iyerekwa ryawe ripfukiranywe ahantu, ukaba uri kwitinya kurya expose. Witwa David Yongicho, yari umunyakoreya, nawe ufite itorero rinini ku isi, na n'ubu church ye niyo ikiri nini ku isi muri Koreya y'Amajyepfo. Biravuga ngo never hidden faith but declare your faith publicly. Bivuze ngo ntugahishe iyerekwa ryawe ufite. Icyo Imana yagushyizemo ni ikintu cyaba umumaro cyane, ntugihishe rero, ahubwo kigaragare, kibe exploded, kigaragare cyane. Don't hide it, ntugihishe, ahubwo ugikore icyo Imana yaguhaye. Umuntu umwe yatubwiye ngo yagiye gusenga ku musozi, Imana iramubwira ati nkuhaye inka, ahita asezera abandi ati rero ndagiye, Imana impaye inka, ngiye kubaka ikiraro. Ariruka ajya kubaka ikiraro, kuko yumvishe ko Imana imuhaye inka. Natwe niko bimera, Imana iduha amasezerano, Imana iduha plan yo gukora, Imana iduha inshingano zo gukora n'amayerekwa muri twe, ariko ntidufate iya mbere ngo tuyashyire mu bikorwa, ahubwo buri munsi turatinya. No, ntuzagire gutinya. Reka uvuge ko Imana yabwiye Yosuwa, Imana kumuhamagara. Yosuwa yari asimbuye witwa Moses. Moses yari umuntu Imana yakoresheje bidasanzwe cyane, ku buryo Imana yaranirahira ati nihabona umuhanuzi muri mwe tuzatuvugana mu nzozi no mu iyerekwa. Ariko Mose we twavuganye tunarebana, duhanganye amaso ku maso. Mose yahanganaga amaso n'Imana. Reka dusome igice cya mbere umurongo wa mbere zera ku wa mbere. Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa ati mwene Nuni umufasha we
wa Mose ati umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli, aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose, uhereye mu butayu no muri ruriya musozi Lebanoni ukageza kuri ruriya ruzi rwitwa Ufurate, igihugu cy'Abaheti, no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Umve none Imana yahise imusezerera, yavuze ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiriye ko nzaha abasekuruza banyu. Icyakora ukomere kandi ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese njye ubigutegetse nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Haleluya. Nuko rero bimeze. Imana ihamagaye Yosuwa, imuhamagara abona ari umunyantege nke cyane, kandi abona ari nta kintu yakora, nta kintu yageraho, nta kintu kimwe yasohoza, ariko we Imana imuhamagaye yari izi neza yuko ari we ubikwiriye kubikora. Rero Imana nawe ijya kugutoranyiriza iyerekwa, vision yaguhaye, irabizi neza yuko ari we koko yo kwisohoza. Irabizi neza inshingano yaguhaye muri korali, inshingano yaguhaye muri association, inshingano yaguhaye muri campus, muri UR administration, cyangwa aho uri hose ukora. Irabizi neza yuko ari we uhafitinga kugira ngo werekane ukwera kwayo. Irabizi neza kariho, ariko Satani buri munsi ashaka kukwibira impano, buri munsi uhora uriganywa buri mwanya. Ariko mwene data, nagira ngo ndi gusoza ufate icyemezo. Sinzi impano wiyumvamo, sinzi talent Imana yaguhaye. Bamwe bagira talent ya evangelism cyangwa kuvuga, babwiriza ubutumwa bavuga, abandi bakagera kubwiriza baririmba. Hari n'abartiste bazi gushushanya rwose, uwo ngo yavuga ubutumwa rwose mu gukora structure. Hari umuntu abonye mu minsi yashize twigana yakoze akantu kanejeje cyane, afata ni structure yakoze, ni umwartiste ariko nabonye akantu yakoze, mbona ari akantu gashoboka kandi gafite igisobanuro. Uburyo yafashe umuntu uri mu cyobo, ariko uwo muntu nubwo ari mu cyobo afitweho umugambi ukomeye n'Imana. Byerekanaga yuko nubwo ari mu cyobo ariko afite iyerekwa ry'ikintu cyo gukora. Aho kantu karanejeje cyane, mbona harimo image ikomeye cyane tugomba natwe kwigiraho. Mbona harimo ikintu gikomeye kandi dukwiye natwe ubwacu kuba twakwigiraho. Hari abantu bafite impano nyinshi zo gushushanya zaza zigakoreshwa mu rusengero. Hari bafite impano nyinshi zo kuririmba zakoreshwa mu rusengero. Bafite impano zo kuririmba zakoreshwa mu rusengero. Bafite administration bayobora ate no mu rusengero gusa, no hanze bakemfluence ibintu mu buryo buri positive. Ariko abo ngabo Satani umunsi ku munsi abita ko nta kintu bashoboye. Satani umunsi ku munsi arabasuzugura, akabagaragura mu byaha, nabo ubwabo bakisuzugura, amayerekwa yabo rwose akabararangiye, akabataye agaciro. Ariko mwene data, agira ngo dufate icyemezo, kandi dufate icyemezo tunagisengere. Ikintu Imana yagushyizemo, impano Imana yaguhaye, uyimaximize, uyikoreshe nk'uko bikwiriye, kugira ngo we gukomeza kwibwa impano wagabiwe n'Imana. Ngo urinde neza impano wagabiwe, kugira ngo kuri wa munsi uzaragwa. Yesu aca umugani w'abantu bahawe amataranto, abantu bahawe impano, ariko bamwe bati ngo mfite nkeya ngo ntacyo yakora. Ariko iyo ufite irahagije,
icyo wagabuwe n'Imana kirahagije kugira ngo kibe cyaba influential kandi kibe cyakubaka ubwami bw'Imana. So brethren, wakoze cyane kubana nanjye muri uyu mwanya, ariko itekereza ahantu hose uri kudukurikira, waba ari kuri YouTube ndetse no kuri radiyo, uri muri kaminuza y'u Rwanda, ushobora kuba ufite impano uzi neza nawe yuko Satani yariganyije. Nubwo ndi gupfira mu kabari, ariko ndabizi mfite ijwi ryaririmba mu rusengero. Aho ngaho uri rwose werere dufatanye dusengana Imana. Nubwo ndi kwigaragura mu busambanyi, Imana si icyo yangeneye. Imana yangeneye kuzagira urugo rwiza. Erega nta musambanyi ugira urugo rwiza. Ntabwo wagira urugo rwiza bishoboka, kuko ntabwo abasha kwita no ku bana no ku muryango ufite, kuko wariyangije. Keretse wiwe wihannye nyine ukagaruka kuri Yesu. Ariko uyu munsi hari amahirwe cyane. Kandi none n'umuntu witinya, umunyabutaba avuga ngo yahora yicimiye postponing imigo kandi agakunda uburiri cyane. Ahubwo umuntu w'umunyamwete arakora agategereza umusaruro. Bavuga ngo umunyabutaba avuga ngo nukuri hanze hari intare ntasohoka yanyica. Uhorana ubwoba ati nimbikora biraferinga, nimbikora bira. Koresha neza Imana yaguhaye. Imana yaguhaye. Ugerageze ibishya, ugerageze ibishya kandi ubeho wuza ubushake bw'Imana kuri wowe, kandi personal ability Imana yakwihereye, talent zawe rwose uzimaximize mu kuziramisha umwami Yesu. So wakoze cyane. Reka nsoze dusenga Imana. Wari uri kumwe nanjye turi kuganira ku iyi film ivuga ngo Vision in a Pit. Tubona uburyo amayerekwa y'abantu benshi cyane ari kwishwa n'ibintu bibiri by'ingenzi, ni ibyaha ndetse no kwitinya. Ibyaha no kwitinya nibyo bituma impano z'Imana yashyize mu bantu zizimira kandi zipfa zigahenebera. Ariko mu by'ukuri umugambi w'Imana si uwo, ahubwo ni ukugira ngo usohoreshe icyo yaguhereye iyo mpano. Nitugera mu ijuru, Imana izakubaza ability yagushyizemo, mbese speaking yagushyizemo, kuvuga yagushyizemo, ndetse imbaraga zo gushushanya, imbaraga zo kubyina, imbaraga zo kuririmba, ndetse imbaraga zo kuyobora, administration, leadership, si ya bose barayikora, ariko se gukora kimwe. Hari abantu Imana ishyiramo impano rwose ku buryo ahantu ayobora haba successful, ariko akayobora akayobora utubyiniro, akayobora akayobora udu department twa anyway, entertainment wazibora mu buryo buri positive, ariko ukayobora amatsinda nk'ayo ngayo mabi cyane, aho kuyobore ibintu biri kugira akamaro ubwawe kandi bigira akamaro ubwami bw'Imana n'abandi bantu. Abantu benshi badutezeho ibintu byinshi. Itorero ritegereje abantu, igihugu ritegereje, ariko na Satani nawe abategereje kugira ngo abakoreshe. Ariko ni igihe cyacu kugira ngo twasesinge impano Imana yadushyizemo, mbese turi kuzikoresha ubushobozi Imana yaduhaye, turi kubyaza umusaruro. Mbese aho ntago amayerekwa yacu ari muri cya cyobo azapfiramo, Yosefu yavuyemo ajya gukora. Nawe rero ni igihe cyo kugira ngo ukore, ariko kwakira Yesu nibyo biha igisobanuro ubuzima bwawe. Reka dusenge Imana. Ariko utarakira Yesu, ni umwanya mwiza kugira ngo wakire Yesu. Reka dusenge Imana. Ushaka kwakira Yesu aho uri hose, subiramo no magambo. Vuga ngo mwami Yesu, ndagushimiye ko wanshunguje amaraso y'igiciro, abambwe ku bwanjye kugira ngo ngire. None uyu munsi ndasinzwe ngo izina ryanjye rivane mu gitabo cyo kurimbuka, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Nawe Satani sinzongera kuwukorera. Genda uwa Yesu, kandi muhaye ubuzima bwanjye iminsi yose, niwe nzubaha. Mwuka wera unshoboze mu izina rya Yesu. Urakoze wowe usenze iri sengesho, kandi ari ubwa mbere wakira Yesu, wakenera Father assistance, spiritual assistance, ubufasha mu bya mwuka, wahamagara kuri 079 122 8960, 079 122 8960, cyangwa se iyo nimero no kuri WhatsApp. Wajya no kuri church hano association ikwegereye, bakakwakira bakakurera nk'umukristo mushya, kandi ukizera ukanabatizwa. Rwose impano Imana yagushyizemo zikagira umusaruro mwinshi wo kungura ubwami bw'Imana. Reka dusenge mwese, dusengere n'impano zanyu, dusengere n'abantu bifuza kugarukira Imana no kumaximiza
amahirwe y'Imana bahaye. Hari n'impano ziri gupfira mu bushobozi. Umuntu wabuze ubushobozi rwose bwo kugira ngo akore indirimbo kandi afite ubuhanzi, wabuze ubushobozi bwo kugira ngo akore ibintu n'ibi byateza imbere uwe ubwe ubwami bw'Imana ndetse n'abandi bantu. Nawe tugiye kugusengera kugira ngo Imana ikingure imiryango ifunze, maze impano Imana yagushyizemo yake kandi igwire igere kure. Reka dusenge Imana. Mana Data twese turi mu ijuru, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, turongeye turagushimiye, uri umwami, uri umukiza. Washyize impano muri twe kugira ngo zikoreshwe mu kuguha icyubahiro ndetse no kugira umumaro sosiyete Mana. Ariko Satani nk'uko ijambo rye rivuga, ni umujura, ni umuriganya, yiba impano yacu, ibyo wadushyizemo, yiba imigambi myiza dufiteho kuri twe, akayicisha kutujyana mu byaha ndetse no kwitinya. Ariko turatinda kugira ngo impano z'abantu bari muri ino kaminuza ndetse n'abadukurikira ahandi ku mbuga nkoranyambaga bose impano zabo zikangure, babashe kubaho rwose Mwami, bakoresha neza igihe ubahaye, ubushobozi bashyizemo, amahirwe ubahaye, pozisiyo bafite, byose ziguha icyubahiro. Urakoze Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mwene data, mwagize neza cyane kubana nanjye, Imana ibahe umugisha. Mbere y'uko nsoza najya mbabwire gahunda dufite muri iki cyumweru. Big Evangelical Network Ministry tugiye kongera amasaha yo gukorana kuri radiyo Agaciro. Tugiye kuzajya tugira morning, ni porogaramu ya Nibature twise Blessed Evangelical Morning Breakfast. Ni porogaramu nziza cyane izajya ibanezeza. Mu gitondo rwose uzajya ubyuka mu gitondo uri kumva ijambo ry'Imana, uri kumva niba turi gutambuka kuri radiyo Agaciro. Bivuze ngo ahantu uzajya utambuka wibereye muri hostel, tuzajya dusangira amagambo y'Imana, indirimbo zo kwinjiza mu munsi neza. Welcome muri porogaramu nziza cyane rwose igiye gucana kuri radiyo guhera saa 12 n'igice kugeza saa 9 za mu gitondo, utangire classe ufite ijambo ry'Imana ry'umunsi. Ni gahunda nziza twizera ko tuzafatanya kujya tunezezwa. Ni yitwa Blessed Evangelical Morning Breakfast. Welcome muri iyo porogaramu. Imana ibahe umugisha cyane, mwari kumwe na KUBWIMANA Emmanuel, naturutse muri minisiteri ya Big Evangelical Network. Turabakunda cyane kandi turanabifuriza umugisha w'Imana no gukomera mu bwiza bwayo. Ushaka no kudukurikira kuri social media zacu, ushaka guca kuri YouTube ndetse na Instagram na Twitter na TikTok na Facebook, kugera page kwagera no kwandika Big Evangelical Network, ugafollowinga, ugasubscribinga, ugasharinga, wanalikinga, ugakomantinga, ukajya uduha amakuru ya reaction y'ibyigisho wakira. Ubundi Imana y'umugisha. Tuzabatana mu biterane umwaka ukwezi gushize tariki nuko kwezi turimo tariki 8 z'ukwa 10 tuje umwaka ministry irimo irakora hano muri kaminuza yaho. Turi gutegura igiterane rero cyo gushima Imana. Tuzabatumira kandi muzaze mu bane natwe. Uwiteka umugisha cyane. Ni byiza kandi by'ukundiro kubona abantu nkamwe mukunda Imana. Be blessed, we love you so much. Ibisigaye rero niyo program tuzabana ejo mu gitondo cya kare, turadutangiye